akazi ke ka buri munsi kwari ukubumba bimwe mu bibumbano n'imitako bitandukanye. Ibyo nibyo byamuhaga kubona amafaranga yamutungaga we n'umuryango we. Nyuma y'igihe gito haje kuvuka umwana w'umuhungu. Umwana w'umuhungu yatangiye kujya akora utubumbano kuva mu bwana bwe nk'uko yabonaga papa we yabikoraga, ndetse umwana yanakoraga ibibumbano byiza. Papa we yishimiraga cyane kubibona, ariko buri gihe hari amagambo yakundaga kumubwira. Yabwiraga umuhungu ati, mwana wanjye wakoze ibibumbano byiza, gusa ubutaha ugomba kuzirindamo amakosa. Umwana ntabwo yigeraga amusubiza, yumvaga amagambo papa we yamubwiye, ubutaha agakora cyane kugira ngo akore ibibumbano byiza kurusha ibyo yakoze mbere. Kubw'umurava no gushaka kuvumbura byinshi bishya, ibibumbano by'umwana byatangiye kuba byiza cyane kurusha ibya papa we. Uko iminsi yagiye ihita, abantu batangiye kugura ibyo bibumbano byakozwe na wa mwana amafaranga menshi cyane, ariko ibibumbano bya papa we byakomezaga kugura igiciro gisanzwe nk'icyo yabigurishirizagaho. Gusa nubwo babonaga amafaranga menshi, papa we yabonaga intenge muri ibyo bibumbano. Gusa umwana we ntiyabyitagaho, yakomezaga kuvumbura uko yahanga utundi dushya. Umunsi umwe umwana yaje kwivumbura, asubiza papa ati, niba uri umubumbyi mukuru ukaba ufite ubumenyi buhagije mu kuba wakora ibibumbano byiza, kubera iki ibibumbano byanjye bigura amafaranga menshi kuruta y'ibyawe? Ndakeka ntagikeneye inama zawe, kuko ibibumbano nkora biba ari byiza. Papa amaze kumva ibyo yarekeye kujya amugira inama. Umwana yabayeho yishimye amezi make. Gusa umunsi umwe abaturage baje kunenga ibibumbano bye mu giturage cyose, maze ibiciro by'ibibumbano bye birahananuka. Yagiye kureba papa we n'isura yuzuyemo agahinda kenshi, maze amutekereza ibintu byose uko bihagaze. Papa yumvisha umwana bacecetse, maze umwana aramubaza ati, ese ibi wari ubizi ko umunsi umwe bizaba? Papa we ati, yego, kubera ko mu myaka yashize nanjye nigeze kuba nkawe, uko bikugendekeye. Umwana ati, kubera iki ibi byose utabinsobanuriye? Papa ati, ntiwigeze ushaka kubisobanukirwa, ntiwigeze ushaka kubyumva. Nari mbizi ko ntashobora gukora ibibumbano byiza nk'ibyo wakoraga, bityo rero inama zanjye nta gaciro zari kugira. Kandi iyo nza kukwereka amakosa ari mu bibumbano byawe, ntiwari kumva unyuzwe n'ibibumbano byakozwe nawe. Wageragezaga kwiyungura ubumenyi bushya no gushaka uko wakora ibirushaho kuba byiza. Iyo niyo mpamvu yo kuba warageraga ku ntsinzi. Ariko umunsi waje kunyurwa n'imirimo yawe, wumva ko nta mpamvu igihari yo gushaka udushya, ubona ko byose ari byiza, niho ibintu byapfiriye. Maze umwana aramubaza ati, none se ubu nkora iki? Papa yaramusubije ati, wa mwana ntukajye wumva ko ibyiza byo gukora byarangiye, jya uhora wumva ko wakora ikindi kintu gishya cyiza. Ibyo nibyo bigutera imbaraga, uzakomeza utere imbere mu buzima bwawe. Nuko rero nshuti zanjye, dukwiye guhora dutekereza gukora ibyiza mu kazi kacu ka buri munsi. Niba kuko dushaka kuba muri iyi si dutsinda, twishimira aho tugeze, ariko nanone tutirara ngo twumve ko twagezeyo. Iyi nkuru ndabizi hari ikigusigiye. Tukwibutsa gukanda subscribe kuri Mushatsi TV kugira ngo uzajye ukomeza ukurikirana ibiganiro byose tuzajya tunyuzaho bifasha abantu b'ingeri zose. Unadusigire igitekerezo muri comment, unabisangiza inshuti zawe uko bishoboye kose.